wafashwe warenze ku mabwiriza ubwa kangahe n'ubwa kangahe harundi munsi bakwerekanye nyine ni kangahe ubu n'ubwa kabiri kubera iki ubisubiyemo kandi n'ubwa mbere wari wafatiwe mu cyaha n'iki ngiki cyo kwitabira ibirori kubera ko narenze ku mabwiriza ubiterwa n'iki se kurenga ku mabwiriza ubizi ntacyo ndi burenza wakinsubiriza nawe gutya afande gutya uratangira twibwira unatubwira uburyo mwafashwe n'impamvu mwakoze nda ya anniversaire kandi muzi ko bitemewe muri iki gihe cya covid. Nitwa Nakamanya Grace. Nitwa Nakamanya Grace. Yego. Inshuti wacu wari wagize anniversaire ayifetera nyine mu rugo. Yari Kibagabaga n'injoro. Badufashe saa 3:05. Grace ko mwabikoze mutazi ko hari amabwiriza yihariye muri iyi minsi mugomba kubahiriza ya COVID-19. Niyo mpamvu turi hano turanabisabira n'imbabazi. Se mwari muri abantu bangahe? 20. Hanyuma se abo bantu bari muri anniversaire bari bafite ibipimo bigaragaza ko bipimishije. Bose uko ari 20. Ko bidasanzwe mwabigenje gute kugira ngo baze bose biki nuko muri iyi minsi abantu benshi nyine bari kwikingiza. Ariko muri iyi minsi ibirori byari byarahagaritswe ntabwo mwari mubizi. Tubabarira. Grace kuri ubu ngubu uri hano uri muri icyo ziki ni yihe nama wagira abandi bantu bagifite imyumvire yo kurenga ku mabwiriza? Nababwira ko corona nyine ikomeye bakareka kurenga ku mabwiriza. Grace hanyuma tubwire ntabwo bisanzwe polisi yabafashe gute mwari hari imiziki isa nkaho tubwira kugira ngo munayibone? Ntabwo imiziki yari myinshi nuko I think ko babonye abantu bari kwinjira mu kibanga ari benshi babonye nyine bakubwiyeho. Ni irihe somo wakuyemo? Ntabwo bizongera nyine ko corona ubona ikinisha kandi yica. Urakoze? Urakoze namwe. Nange uratangira utwibwira unatubwira uburyo mwafashwe n'impamvu mwitabiriye ibirori cyangwa mukajya mu isabukuru y'amavuko y'abantu kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid. Mbajije nari mbabwiye muratangira mutwibwira. Nitwa Nizeyimana Odo. Ongera Nitwa Nizeyimana Odo.
nitwa Nizeyimana Odo. Mukora iki? Dukora akazi. Hanyuma byagenze bite ko mwitabiriye ibirori kandi bibujijwe muri iki gihe cya covid? Ni iki ngiki nyine nibi byambayeho ndumva yuko twarenze ku mabwiriza ya covid. Ndasaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange. Ntabwo ari ubwa mbere ufashwe warenze ku mabwiriza. Ubwa kangahe? Hari undi munsi bakwerekanye nyine ni kangahe? Ubu ni ubwa kabiri. Kubera iki ubisubiyemo kandi n'ubwa mbere wari wafatiwe mu cyaha nk'iki ngiki cyo kwitabira ibirori? Kubera ko narenze ku mabwiriza. Ubiterwa n'iki se kurenga ku mabwiriza ubizi? Ntacyo ndi burenza. Wakinsubiriza nawe. Yese twari kumwe inshuti yanjye. Hanyuma buriya ni irihe somo n'ubuhe butumwa wagenera abandi? Nta kintu ndi bubatangarize kijyanye n'ibyo muri kubona nyine. Izi nizo ngaruka zo gukora icyaha. Nabihereyeho navuze twirinde covid, tugendere ku mategeko n'amabwiriza. Urakoze cyane. Namwe murakoze cyane. Tubwira amazina. Nitwa Sidi. Vicky? Babafatiye hehe? Badufatiye Kibagabaga, twari turi mu birori. Bisanga ahantu 3:40. hanyuma ko mwakoresheje ibirori cyangwa mukitabira ibirori mu gihe cya covid byatewe n'iki? Ntabwo mwari muzi ko bibujijwe? Actually twari tuzi ko yuko turi buze gukoresha amasaha kugira ngo tube dusubiye mu ngo. Ntabwo nyine twumvaga turi buze gukoresha amasaha, niyo mpamvu yabyo. Vicky, uretse n'amasaha mwari benshi, kubera iki nkawe ku giti cyawe wafashe umwanzuro wo kujya mu birori kandi ubizi neza ko bibujijwe muri iki gihe? Impamvu nafashe umwanzuro nayo mpamvu ingaruka ziri kongeraho, nayo mpamvu nemera kwicuza. Uricuza iki? Uburyo twafashwe nyine, polisi yarahageze mu buryo buri surprise kuri twe, hama nyine turayamanika nyine baradufata. So murabizi ko muri iki gihe cya covid-19 hari n'indi covid nshyashya yaje cyangwa ikindi cyorezo gishyashya cyaje, buri muturarwanda wese agomba no kuba yaranikingije. Abantu mwari muri kumwe mwari muzi neza yuko baba barikingije, wenda harimo n'ufite n'urukingo na rimwe? Neza ko twikingije kandi twako twari dufite n'icyo twagiye twipimisha turebe ko turi bazima. Isomo nakuyemo ni uko ngomba kubaha amabwiriza n'amategeko ya leta. Hanyuma isomo naho abandi ni ukwirinda, kuko ntabwo ari ibintu byoroshye mu rwego rwo kugira ngo icyorezo kiri gukomeza kuba cyinshi mu gihugu. Murakoze cyane. Nijoro mu masaha 5 saa 4 n'igice hafashwe abantu bagera kuri 23 bafatiwe ahantu hatandukanye habiri. Hamwe hari abantu bageze muri 19, ngira ngo ahandi hari abantu bageze muri 4 bakoreye ibirori mu ngo ahantu hatandukanye. Kandi muzi igihe turimo n'amabwiriza yashyizweho na guverinoma yuko ibirori by'amoko yose uko bimeze bibujijwe, kubera ko muzi ko icyorezo cya covid kimaze iminsi cyariyongereye, kirimo kugaragaza ko imibare irimo kwiyongera cyane. Twashyiriweho amabwiriza rero na guverinoma. Twebwe nka polisi tugomba kuyashyira mu bikorwa tureba abatayubahiriza, ari nubwo buryo twafashemo bari abantu. Tukaza hano kubabereka kugira ngo n'abanyarwanda bose n'abaturarwanda bari mu Rwanda mu by'ukuri babonereho kumenya yuko badakwiriye gukoresha ibirori aho ariho hose, haba mu ngo ndetse n'ahandi hantu hateganyijwe gukora ibirori. Mwafande, turi gusoza umwaka, ejo ni umunsi mukuru wa Noheli, mu cyumweru kindi hazaba ubunani. N'ubuhe butumwa mwagenera abanyarwanda mu rwego rwo kwirinda kurenga ku mabwiriza muri iki gihe? Nibyo polisi turimo gukora, twagennye n'ubundi butumwa ndetse bwihariye, ariko dukoresheje n'uyu mwanya aho twafatiye abantu barimo gukora ibirori. Nyine uyu munsi ni tariki 24 z'ukwa 12, ni umunsi ubanziriza Noheli. Mu Rwanda haba abantu benshi cyane bizihiza Noheli, ngira ngo n'abatari abakirisitu nabo barayizihiza. Abanyarwanda bose b'abanyarwanda b'abanyamahanga yuko bagomba gukora mu buryo buri responsable,
bakareba ko amabwiriza uko avuga kugira ngo tumaze iminsi dukangurirwa n'umuvugizi wa polisi ko ari amabwiriza abantu bakwiye kujya bayasoma kenshi kugira ngo babone ko ibirimo ibyo ari byo. Ibirori mu by'ukuri muri iki gihe ntabwo byemewe, ibirori ibyo ari byo byose, cyane cyane hano muri Kigali. Kubera iyo mpamvu rero rwose abantu bizihize neza mu ngo zabo batuje, ariko nta byo gutumirana, nta byo gukora ibirori mu ngo rwose, cyangwa se n'ahandi hantu ariho hose. Afande, ubu mugiye gukurikiza iki? Polisi nk'uko bisanzwe mu gihe dusoza umwaka tuba turi mu kubahiriza umutekano nk'uko bisanzwe, kubera ko n'ubundi n'abandi banyabyaha kubera gukenera gushaka amafaranga no kureba abantu bari mu buryo bwo kwizihiza, hari uko abantu baba bari careless bigatuma abanyabyaha bakora ibyaha bitandukanye cyane cyane byo gushaka amafaranga. Ubu rero polisi n'ubundi irimo gukora operations ireba abantu bica amabwiriza ya covid, ariko ireba n'abandi bashobora kuba bashaka gukora ibindi byaha, baba bajura, bamena amazu, baba bandi bakora ibyaha bitandukanye. So niyo mpamvu rero dukangurira abantu yuko ntabwo dushaka kubafata baguye mu mabwiriza ngo tubazane nkanga kwitangazamakuru. Byaba byiza tutabafashe, ahubwo tukabacungira umutekano bizihiza ibirori byabo neza bijyanye n'amabwiriza ya covid. Navugaga bari abafashwe bagiye gukora abafashwe bo amabwiriza ari kiriya arasobanutse, bamaze gufunga covid. Ikiza dusanze nta abaganga babonye nta muntu n'umwe urwayemo covid, ariko hari n'amandi yateganyijwe bagomba gutanga, hanyuma mbere bakigishwa bakarekurwa bagasubira mu miryango yabo. Hari umuhanzi wagaragaye muri aba ngaba kari nabwo ari ubwa mbere ushize yafatiwe Kicukiro, ubu ngubu yongeye yafashwe, witwa Akubise KHALIFAN. Nihe nama wamugira cyangwa nihe nama wagira abahanzi in general? Ngira ngo abahanzi bakunze kubita abasitari. Abasitari bivuze ubwa mbere bivuze kumurika, kuba aho sosi y'urumuri rw'abandi bakwiriye kureberaho. Ngira ngo rero nta muntu ufite izina cyangwa se ufite abantu benshi bakurikira ukwiriye kubereka ibintu bibi, yaba muhanzi yaba n'abandi bantu bafite amazina bakurikirwa n'abantu benshi, bakwiriye kubabera nyine urumuri rw'ibintu byiza. Ntabwo ari iki gusa, ari n'ibindi bajya bafatwa mu banywa ibiyobyabwenge, ari abafatwa mu bindi byaha. Ikiza nuko bakwereka abantu bagukurikira cyangwa se babona ibintu ukora byiza, ukabereka n'indi mibereho yawe myiza yo kubahiriza amategeko kugira ngo bazave abantu beza mu minsi iri imbere. Nicyo ngicyo nabo. Sawa sawa.